leta ya Kongo ntabwo yigeze ishaka na rimwe gukemura ikibazo hakoreshejwe ibiganiro. Igihe ikibazo cyatumye bafata intwaro kitari cyakemuka, bazaza babice babamare, ariko ntabwo bazava hariya. Exactement, nayo ntabwo yemerewe kubikora nibyo mubwira. None rero urumva bo bashinze za Wazalendo, bashinze za Kodeko, za Mayimayi, bari abantu bose batemagura abantu babahaye intwaro, barabaforuma, barabigisha. Ejo bundi bamaze kubona ko nabibyaha bakora ari indengakamere ari karundura, nibwo Ekenge avuze ati aba bantu ntabwo tugishobora kubakontorora. Ambasaderi Martin Ngoga tujura ikibazo cya suruse, ikibazo cya suruse, ikibazo cya karite ya raporo, ikibazo cya metodoloji. Niyo mpamvu nkubwira ngo ziriya raporo rwose ukuntu zanditse nk'ukagira Imana, ni raporo ushobora kugenda ukabwira nka mudugudu wenda ngo nagukorere raporo y'uburyo abaturage bakoze umuganda, abasibye, abaje. Donc ni raporo bigaragara ko itakozwe n'umuntu w'umuscientifique, aho kugira ngo barebe ibintu ukuntu uko biri. Nk'ubu ko twese tuzi niba mu masezerano ya Washington harimo kurandura umutwe wa FDLR, nuko ari umutwe mbere yuko byemerwa ko urandurwa wiswe umutwe w'iterabwoba. Kuki iyo miryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Amnesty International na Human Rights Watch, kuki nta kintu bajya bavuga kuri FDLR? niko iyi miryango ivuga, ariko imitwe yitwaje intwaro yamaze gufata ibice by'ibihugu iba yabaye leta. Ahubwo umutwe ufite intwaro, ufite territoire ugenzura, uri asujeti, ni ukuvuga ngo nawo uhita utangira kugengwa. Yes, mbere yuko rero tubagezaho iki kiganiro Evode yagiriye kuri televiziyo Rwanda, reka nanone tubanze tubanyuriremo muri makeya ibyiriwe ku izi mbuga nkoranyambaga. Ahangaha ni abakomando ba M23 AFC ubwo barangizaga amahugurwa. N'abakomando bageze ku 7437 barangije aya mahugurwa, bari tayari yo kujya mu duce dutandukanye twa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. AFC M23 yafashe kugira ngo barinde umutekano w'abaturage ndetse babashe gushira mu nshingano ibyo amaze iminsi bigishwa ndetse banahugurwa. Tubibutsa ko bamwe muri aba basirikare cyangwa se muri aba bakomando harimo bamwe bagiye bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gisirikare cyayo cya FARDC, ndetse n'abandi bumvise ukwishyira kwijyana kwa M23 AFC bakabasha kubiyungaho ndetse bakumva ko nabo bashobora kuba babohora igihugu cyabo mu mbohe barimo ya Tshisekedi. Aha rero ni Rumangabo, aho mubona uyu General Makenga ndetse na Corneille Nangaa aho bari baje kwitabira uyu muhango, ari naho Corneille Nangaa yanyuzagamo muri make akababwira icyabazanye ndetse n'impamvu bahisemo gukomeza iyi ntambara. Ngira ngo rero mu batabashije kureba iki kiganiro banyarukire kuri page yacu ya The Quick Times News, barabasha kukibona ku buryo burambuye mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ni The Quick Times News rero n'ubundi nk'ubusanzwe nta kindi usabwa uretse kureba handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru. Nyuma y'uko ikiganiro kigufiya cya Corneille Nangaa ariko bagezaho mu rurimi rw'Iringara, turata twumva ibijyanye n'isesengura Evode yagiriye kuri televiziyo Rwanda ari kumwe na Gasominari ndetse na Dive Wayo, umunyamakuru wa televiziyo Rwanda. ARC ndezali armée révolutionnaire congolaise yango ndeko remplacer FARDC armée na biso ya sika. Armée oyo kozala ke yebi kobunda, armée oyo yebi kokengela mboka, armée oyo yebi kopesa sécurité, armée oyo yebi kopesa ko défendre mboka na mboka ya Congo. Eza esute ko sous-traiter yango. Oui, FARDC ndeko kota na kati ya ARC, ça ne sera pas le contraire. Tozoya toza kosala nyonso pona Congo ezala libéré. Je vous remercie.
Major Evode, ni ibirego nyuma y'ibindi Maître Gasaminari warabyita propagande, ariko ibyo muri iki cyumweru, ibyo muri iyi minsi ababikurikirana bafite ukuntu barimo kubona birimo kuza bikurikiranye n'amaraporo, ukabona ko harimo n'isano n'imvugo zikoreshwa n'umuryango mpuzamahanga uvuga ko uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch. Wowe hari isano ubona hagati y'izi mvugo za leta ya Kinshasa ndetse n'imvugo zirimo gukoreshwa na Human Rights Watch kubibera muri aka karere? Urakoze Dive. Ngira ngo ntabwo ndi bujye kure cyane ya Maître Gasominari, wenda birebye biriya bintu byose ukabireba mu ijambo rimwe ryitwa propagande nk'uko yabivuze, ariko ubikora ntabwo ayoboye ibyo akora, ni ikigamijwe no guharabika u Rwanda, ni ukwangiza isura y'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Hanyuma Human Rights Watch yo isanzwe ibikora, yo ni ikiraka ifite kuva mu myaka ngira ngo nka 20 ishize. Hanyuma mbere wenda nagira ngo tuze gutandukanya, tumenye ibiri muri raporo ya kiriya kintu cyitwa iriya ya raporo yatanzwe na Haut Commissaire aux droits de l'homme, uriya yitwa Turka Volk, ibintu nk'ibyo. Yego. Ubundi reka wenda tubanze tubwire n'abantu kiriya kintu cyitwa Conseil des droits de l'homme ubundi ni igiki. Kiriya kintu ni cyashyizweho mu 2006 gisimbuye icyahoze cyitwa Commission des droits de l'homme ya Nations Unies. Hanyuma kigizwe n'ibihugu 47 bitorwa na General Assembly ya UN. Hanyuma kikagira perezida, vice perezida 4. Hanyuma uriya muntu witwa commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme ni uri secrétaire wacu wa Conseil des droits de l'homme iri basé à Genève. Ngira ngo mwabonye no muri iriya nama perezida yayoboraga inama, ukagera kuri uriya akamuha ijambo akavuga ibyo babonye muri raporo yabo. Hanyuma rero ibyo bakoze n'ibyo bise ngo ni mission d'établissement des faits, niko bayise ngo ni mission d'établissement des faits. Bakavuga ko raporo yabo ikuvura periode yo kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa karindwi, mu mpera z'ukwezi kwa karindwi, uko bayisohoye mu kwezi kwa 9. Hanyuma ibiyigize ntabwo bitandukanye nyine n'ibiri muri raporo ya Human Rights Watch, naho nashakaga kubihuriza. Hanyuma nk'uko Maître Gasominari yabivugaga, raporo yabo turetse wenda naza kugera kuri propagande y'abayobozi ba Kongo yo dusanzwe tuzi, ariko ikintu giteye impungenge muri iriya raporo ni methodology yayo. Methodology, buryo bwo kubona amakuru, methodology yabo, raporo ubwayo ntabwo ari scientifique, kuko tuzi les critères z'amarano. Ntabwo ushobora kubura umu scientifique ngo uvuge umuntu yakohereje amakuru kuri email utazi niba yaranahimbye email muri email ya fake, nta nubwo uzi niba n'izina yaguhaye ari ryo. Barakubwira ngo babajije abantu 170, banavuga ko bakoreraga Kampala, bakajya banyarukirayo ko bari baze ya Kampala, bakajya banyarukirayo. Hanyuma ikindi ubonamo ni uko ubona bagenda bagerageza gukora icyo nakwita shared responsibility, kwekiribura responsibility. Buriya hari ibyo bashyira kuri leta ya Kongo, Wazalendo, FDLR n'indi mitwe bari hamwe, hari n'ibyo bashyira kuri M23 bakabyomeka kuri bakongera bakomera ni M23/RDF, kwa kundi bajya babigenza. Noneho bakagerageza kuvuga ko muri raporo yabo icyo bemeza, baravuga ko hashoboka, bakurikije amakuru babonye, ko bishoboka ko habaye ibyaha by'intambara ndetse n'ibyaha byibasira inyoko muntu. Nibyo bavuga, bo nta genocide bavuga. Genocide rero yo iravugwa n'abayobozi ba Kongo. Ngira ngo mwabonye ko abantu bari Geneva, ngira ngo mwabonye ko umuntu duhagarariye muri hariya i Geneve, Urujeni Bakuramutsa,
yagize ahantu aravuga ati kurega u Rwanda jenoside ni nko kurenga umurongo utukura kuko u Rwanda ruzi jenoside icyo ari cyo, ntabwo ari ibintu byo jenoside, ntabwo ari ibintu byo kwiganirira gusa. Hanyuma icyantangaje nuko nabonye uwari uyoboye inama yaravuze ati ibyo mwaza kubivuganaho yes ibihugu yaravuze ati ariko ambasada aramutsembera. Yego kuko yaravuze ati ubwo ndimo ndagira ngo nge ku mpamvu ambasada Urujeni yatsimbaraye akavuga ati ntabwo aho muharenga. yes era insiste bwa mbere bakibanza kumuha n'ijambo ya minota 5 bamakimara kuyimuha yanze guhita yifata, aravuga ati ntago ndayifata, ntago itanu yanjye ndayifata, ati ndagira ngo ibintu bibanze bisobanuke. Perezida ati ntacyo mwaza kuza kubivugana na mugenzi wawe. Yavuze bya bintu atoya oya ni bya bindi tuvuga mu Kinyarwanda ati aho mubanze muhashinga umuhati muhashinga umuhati kuko buriya nicyo yababwiraga. Kuko ijambo jenoside ngira ngo hari raporo yirebye irimo imibare iri fabrique ngira ngo na Urujeni yarabivuze. Ariko abantu nk'abariye jewe hari icyo nzi ku mikorere yabo kuko ndibuka raporo yiswe mapping report. Iyi raporo ukuntu yanditse ni raporo ushobora kwandika uri mu cyumba cyawe cya hoteli utahavuye utigeze ujya kuri te. Yes kuko iriya mapping report uwitwa Steve Hegg ngo wari uyoboye impuguke zari ziri muri Kongo. Uko yabonaga amakuru hari icyo mbiziho ba Philippe Regency uko bandikaga bicaye i Buruseli uko yagiraga gutya kambaza kambwira ati ibintu nibi hari icyo biziho. So ugasasanga ibintu mwaganiriye raporo irasohotse nko mu mezi 3 ari imbere ubibonyemo. Donc ugasanga hari umuntu wigeze kukubaza ibintu bisa n'ibyanditse muri raporo. Donc ku buryo rero raporo uyirebye ntabwo rwose ari raporo iri scientifique, ntabwo ari raporo yo kwizerwa gusa, ni raporo ubona igamije gusaba amafaranga kuko inyuma hari ikindi kintu Maître Gasominari zinze nibo bakibonye icyo bita ngo noneho barasaba donc barasaba une commission d'enquête indépendante noneho yajya gukora iperereza ryimbitse kuri tere ricukumbuye. Donc noneho nukuvuga yuko bagasaba n'amafaranga. Wabonye ko mu bantu bari bahari wabonye Bintu Keita nawe yabivuzeho avuga ko iyo komisiyo bagomba kwishakira ubushobozi. Kingira ngo wabonye abantu bari bahari Kongo yari yohereje abaministre ngira ngo yari yohereje abaministre 3 hafi 4 uko harimo ministre wa droit de l'homme wavuze, hariyo Patrick Muyaya, hariyo ministre w'ubutabera Egarde de so cyarananangaje kubona ajya gusaba ngo reconnaissance internationale d'un génocide yitwa Genocost, ikintu kitabaho kuko ni nabyo Urujeni yavuze. Les critères zirahari mu masezerano donc mu masezerano yo muri 48 bavuga ko za critères hari za groupe protégé. Donc hagomba kuba rero hariho intention yo ku exterminer iyo groupe yose cyangwa igice cyayo ari cyo kigambiriwe. Ibyo bintu ntabwo ushobora kubyerekana muri Kongo par conséquent, ahubwo ugiye kubyerekana muri Kongo jenoside ushobora kuyibona ku bwicanyi bukorerwa abanyamurenge kuko bo bari visé parce qu'ils sont tutsi. Ushobora kuyibona ku bwicanyi bukorerwa abahema bo muri Ituri. Aho ngaho ho wayibona nibyo. Ariko rero noneho unyemerera uri aho ngaho. Yes, ibyo uvuga ubihuje n'undi munyamategeko w'umubirigi nakomojeho mu kanya witwa Bernard Menge. Uyu mubirigi we akaba we ahubwo yaratanze n'intabaza zuko ayo moko 3 y'abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo warukomojeho, avuga ko nihatagira igikorwa mu maguru mashya azatsembwa hakabura n'uzasigaraho kubara inkuru. Akaba yaravuze ayo moko yose uko atandukanye. Reka twumve icyo Maître Bernard Menge yavuze kuri ubu bwicanyi bwibasira ayo moko warukomojeho. Il faut savoir aujourd'hui que les chefs Wazalendo à Uvira ont envoyé une menace à l'égard de toute la communauté tutsi d'Uvira en leur demandant de quitter la région. Bimenyekane ko ubu tuvugana umukuru w'umutwe w'iterabwoba wa Wazalendo muri Uvira yatangiye guhiga bukware abitwa abatutsi bose baba Uvira abategeka kuhava byihuse. Turi mu bihe bibi cyane. Njyewe icyo navumbuye ngerageje gukora ubusesenguzi kubivugwa n'abarwanyi ba FDLR mu buhamya bwabo
nuko icyo gitekerezo bari bagifite kuva bakiri Goma. Goma imaze gufatwa. Okay, sinshaka kwinjira cyane muri politike, ariko ifatwa rya Goma ryarokoye abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi kandi bituma hatabaho kumeneka kw'amaraso nk'uko FDLR yari yabipanze. Uyu munsi bigeze Uvira, ubwoko bw'abanyamulenge barashaka kuburimbura. Mvuze ngo kuburimbura biragaragara, batangiye babahiga byoroheje, none dore bari kubatera bakoresheje drone muri Minembwe. Barashaka kurandura ubwoko bw'abanyamulenge muri Minembwe. Uretse abanyamulenge kandi abahema bo muri Turi nabo barasumbirijwe. Imirwa y'imbunda ziremereye yaberekejweho. Imitwe ya FDLR, Codeco ndetse na Wazalendo bari mu mutaka wo kwita bakunda igihugu cya Kongo, nyamara gahunda yabo ari ukurandura inyokomuntu. Abanyapolitike babita inzobere n'abahanga ntibakitaye ku kuri no kuvuga ibintu uko biri ahabera aya mahano. Ni akahe kaga gasigaye? Ni iki kitaraba kugira ngo abantu bakanguke? Igihe kirageze ngo isi yose ihaguruke, kandi ndatekereza ko aba bantu bakwirakwije intwaro, yaba kuziha FDLR, Wazalendo cyangwa Codeco, abantu bahishira ibiri kuba babinyujije mu mbwirwaruhame cyangwa bishi inyuma y'ingirwanzobere. Uko byagenda kose bagomba kugizwa imbere y'ubutabera. Niba atari ibyo, amateka ntazabihisha. Abari kuhaburira ubuzima ntibazakomeza gusibangana gutyo. Je pense que les gens qui ont distribué des armes, ils rendront compte au niveau judiciaire. Maître Bernard Menke ni umubirigi w'umunyamategeko, ngira ngo aratabaza, aratanga intabaza n'ubundi ku cyo wavugaga ku kuri kw'abibasiwe bakorerwa ubwicanyi bushobora no kwitwa jenoside ahubwo. Exactement. Wowe iyo ubona ibyo yavuze sa confirme ibyo navugaga nta ariko niba Wazalendo bagiye muri Uvira bakavuga ngo batanze iminsi 10 abatutsi bose babe basubiye wabo mu Rwanda, ubwo butumwa se butandukanye n'ubwa Mugesera uvuga ngo abatutsi banyura inzira y'ubusama basubire muri Abyssinia aho baje baturuka. Iyo discours ntabwo itandukanye. Wazalendo ni bande? Wazalendo ni abantu bashyizweho na leta ya Kongo, barabatraininga, babaha intwaro en violation de leur constitution, kuko constitution yabo bafite constitution mu ngingo yabo y'190 ibabuza guha intwaro abasivile, ko leta ariyo yonyine igomba kugumana icyo bita monopole de la force. Monopole de la force. Ariko wenda kugira ngo abantu batagira mu bintu wenda bimeze nka speculation, reka nkwereke iyi ngingo y'190 ya constitution ya Congo. Ingingo y'190 ya constitution ya Congo iravuga ngo nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, paramilitaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée. Voilà. Donc nous kuvuga ngo iyi disposition kivuga sous haute, donc sous peine de la haute trahison. No kuvuga ngo uhita ujye kureba mu mategeko mpanabyaha ya Kongo bakava ko umuntu washinga uwo umutwe paramilitaire, imitwe yitwara nka Wazalendo akayiha intwaro, abakoze icyaha cy'ubugambanyi bose inzi ibyo bita haute trahison. Trahison ni trahison. Kuvuga ngo haute trahison ni nko kuvuga ngo ubugambanyi, simbizi niba wabyita ubugambanyi buhanitse, ariko ubundi ubugambanyi ni ubugambanyi, ariko ni icyaha donc qui menace l'existence de l'État, ni icyaha ubwacyo ni constitution ya Kongo, ariko siyo bikozwe na leta. Donc nuko exactement nayo ntabwo yemerewe kubikora nibyo nkubwira. None rero urumva bo bashinze za Wazalendo, bashinze za Codeco, za Maimai, bari abantu bose batemagura abantu babahaye intwaro, barabaforuma, barabigisha. Ejo bundi bamaze kubona ko nabibyaha bakora ari indengakamere ari karundura, nibwo Ekenge avuze ati aba bantu ntabwo tugishobora kubakontorora. General Major Sylvain Ekenge ni umuvugizi w'ingabo za Kongo. Aragarama aravuga ati aba bantu iso hors control. Hors control bivuze iki? Nakunze kubivuga kenshi ko abantu bashinga bene iriya mitwe, hano abantu bashinze interahamwe. Najyaga nsanga hano koloneli ari guha amabwiriza interahamwe zikamugarariza zikavuga ngo nous prenons
le contrôle de la situation en main gutyo ngo twebwe ngo ubu ngubu ngo ubu situation mwebwe mugende nimwe murimo kuduteza inyenzi. So urumva rero ibyahariya nabyo bagafata generali woherejwe n'igisirikare noneho bakamuha amasaha atakwiye kurenza akiri ku butaka bwa hariya, akiri ku butaka bwa Kongo, bakavuga bati mushaka handi bamujyana, ari leta yamwohereje, abo bantu ari bo babashyizeho. Donc rero ni ukuvuga yuko bo biriya nkuko ngira ngo nabibwiye umunyamakuru mugenzi wanyu, iyo bashaka command responsibility hari ikintu cyitwa contrôle effectif, kuba wowe uha amabwiriza abo bantu, ushobora kuba wababwira uti ibi bintu ni mubireke cyangwa ni mubikore, cyangwa ushobora kuba wabahana mu gihe hari ibyo bakoze, cyangwa ushobora gukumira ibintu bashakaga gukora ariko kubera ko bafite ububasha ukababwira ngo oya. Donc ibyo bintu byose nibyo leta ya Kongo yasaga naho ishaka guhunga, kubera yuko byari deja already yari yamaze kubona iyi raporo twavugagaho. Iyi raporo rero uyirebye iravuga ngo hari abantu ngo kubw'umutekano wabo, twavuganye n'abantu 170, twanarije amashusho ya satellite bakayavuga, bakagera bakavuga bati twabonye amafoto, bakavuga bati twabonye za email, bakavuga bati donc mu magambo make basa naho twavugaga, bavuga bati hari turakeka ko cyakora nanjye icyo nemera nuko ahantu hose hari intambara, ibyaha byibasira inyoko muntu, crime contre l'humanité, bishobora gukorwa kuko elema yitwa attaque généralisée contre une population civile. Ibyo urabibona mu ntambara zose, ibyaha by'intambara uko prisonnier de guerre, ko imfungo z'intambara ziba traité, amasezerano ya Geneve n'imigereka yayo, uko asaba rebergera bari mu ntambara kwitwara, abantu bashobora kubirengaho. Ariko nge ngira ngo umuntu uzi genocide icyo ari cyo ntabwo ashobora kwicara ngo yavanse ngo uvuge ngo muri Kongo hamaze kwicwa abantu 10,000, kuko les victimes de la mauvaise gouvernance, abagenda bicwa n'izi za Wazalendo, aba bose ni ukuvuga ngo aba bose iyo mibare yose nubwo kugeza ubu statistique muri Kongo bavuga udashobora kumenya ukuri kwayo. Iyo bavuga ngo miliyoni 10 ngo nizo zimaze kwicwa, ngo zizize Genocide, bagasaba reconnaissance internationale ya Genocide, wakwibaza ngo uri buhere ku yahe mategeko, uri buhere ku zihe critères ko ziri établi par la convention yo muri 48. Donc ni ukuvuga yuko rero mu magambo make urebye nkuko nigeze kubikubwira, diplomasi yabo yitwa tous azimuts, donc yo kuvuga ngo gusambira byose no kwa no gutera ahantu hose ibuye bakeka hari inyungu z'u Rwanda, kuko izi mission nyinshi tuzijyamo. Ngira ngo Kongo na Nigeria nibo bagira delegation zigizwe n'abantu benshi. Uriya hari abaministre wa droit de l'homme, hari Patrick Muyaya, hari ministre wa justice, hari uwungirije Kayikwamba, vice ministre wa foreign affairs. Noneho na delegation yabo, akenshi delegation zo muri Kongo ziba zigizwe n'abantu barenga nka 20. Sibyo? Abatwaye amafaranga, abatwaye ibikapo birimo ibindi, babandi bakomanga ku byumba ninjoro. Donc bajya niba bazi ko hari amatora ari bube. Rimwe nigeze mpura n'umuntu wo muri Sierra Leone nkiri muri Justice, mu gitondo tugiye kuri breakfast arambaza atayawe wayabonye, ndamubwira ntayahise. Ahita ambwira ati ubwo nta makuru ufite arabikupa, nkomeza gukurikirana nsanga nibyo. Donc bagenda bakomanga kuri buri cyumba byanga bikunda ku buryo buri muntu abonaye. Aba bantu rero bose ubona, aba bantu ubona bose bari muri iyi donc aba bantu bafite ikizina rero baniyise, iyo bavuze ngo ni groupe d'experts internationaux, ni ukuvuga ngo aba bantu deja bafite izina rihita ricecekesha umuntu wese utazi ibyo ari byo, uvuga ngo ibi bintu aba bantu bakoze. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kubikeshoninga cyangwa bwo kugira icyo abivugaho, kubera ko ari impuguke. Ariko ikigaragara ni raporo bakoze, donc ni raporo fabriquée yo gusaba amafaranga yo kujya gukora ibindi bintu. Ariko raporo Kongo, wumvise ministre wa justice we yanavuze ngo bashyireho info, bashyireho ikigega ngo kizakorera muri MONUSCO, hanyuma abantu bakajya bashyiramo de contribution volontaire. N'ubundi ni ukuvuga ngo uyu mafaranga leta ya Kongo yiteguye kuzayanyuza muri cano zindi, n'ubundi bakayatanga nabo bayashyiramo. Ariko ikigaragara cyo nuko urugamba rwo kuri tere rwarabananiye, bari muri propagande nkuko Maître Gasominari yabivuze. Ahubwo ikibazo wakwibaza ngo iyi propagande n'amasezerano ya Washington ndetse
na declaration de principe ya Doha twabihuza gute turerekeza hehe ni ikibazo ndimo kwibaza ariko wenda ubwo uri umunyamakuru cyangwa na mugenzi wanjye turibivuga ngaho wenda tubonye igisubizo turaza kubiganiraho ariko ubwo nagira ngo mufashe abadukurikiye twagezemo hagati tuvuga ibirego bya Kongo yo yivugiraga tuvuga mo hagati abantu bumva na raporo y'akanama ka Loni tugaruka ku mikoranire yako na Human Rights Watch ngira ngo Maître Gasominari ni ugufasha abadukurikiye kumva isano y'ibyo bintu byose ibyo kunga ivuga uburyo Human Rights Watch ikorana n'akanama k'uburenganzira bwa muntu ka Loni n'impamvu ambasaderi w'u Rwanda i Geneve muri Loni yanze ko ibyo birego bya Kongo bigenda gutyo gusa kandi byavugiwe hariya byo bifite ubuhe buremere kugira ngo nyine avuga ati oya mube muretse kuvuga ngo tubitambukeho gutyo gusa kandi ari ikintu gikomeye byavugiwe hano muri Loni ngira ngo reka twumve uko ambasada Urujeni Bakuramutsa yabivuze muri i Geneve kuwa kabiri ariko reka tumbanze nkubaze wowe impamvu utekereza umudiplomate avuga ati kuri uru rwego ntago ibi mbireka ngo bigende ngo mumpe iminota 5 yo gukora statement gusa nabyumvise mbo genocide akumva n'uburemere bwo kuregwa icyaha ndengakamere icyaha gihatse ibindi byaha byose ntabwo rero nibyo niyo bavuga ngo karenza umuntu akajya karushya hamagara ntabwo nk'umuntu uhagarariye inyungu z'igihugu yashoboraga kwemera ko igihugu kiregwa icyaha ndengakamere nka kiriya kibeshyerwa ngo hanyuma abireke bitambuke bitavuzweho oya tuzi nicyo bisobanuye genocide yego kuko u Rwanda ruzi icyo genocide isobanuye na ambasaderi Urujeni arabizi neza azi ndetse no kubivuga mu ruhando nka ruriya mpuzamahanga mu nama ya conseil ya droit de l'homme ya Nations Unies bigashyirwa kuri procès verbal bigatambuka nta kintu nta muntu binyomoje nta nuvuze ko ibyo bintu bitigeze biba ko ari ibintu by'ibihimbano rero muri diplomasi bifite icyo bivuze ntiyashoboraga kureka yuko bitambuka kandi byavuzwe byanditswe byabaye recorded niyo mpamvu yavuze ati ntabwo dushobora gutambuka kuko icyo ni ikintu cy'ikinyoma ni igihimbano reka kivugweho kubireka se bikagenda bitavuzweho